Nuko Yesu akimara kubabwira ayo magambo yose, maze arababwira ati, nuko namwe nimubonye ibyo byose bibaye, muzamenye ko umwana w'umuntu aje kandi ageze ku rugi. Kandi ndababwiza ukuri yuko ubu bwoko butazashiraho kugeza ubwo umwana w'umuntu azaba agarutse. Ibyo byose tubisoma muri Matayo igice cya 24 uhereye ku murongo wa 33. Ubwo Yesu yavugaga ibimenyetso byo kugaruka kwe, ubwo Yesu yavugaga ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka, yerekanye neza ko igihe kizagera isi ikabura amahoro n'umutekano, isi igahangayika bikomeye, ndetse isi ikagera mu gihe cy'akaga gakomeye kandi gateye ubwoba. Abantu benshi batekereza yuko Uwiteka azaba yatanze umuburo uheruka, ariko abantu benshi bakanga kuwumva. Ibyo bikazatuma Uwiteka asuka ibyago byinshi bikomeye ku isi. Ariko reka mbabwire, ijambo ry'Imana riravuga ngo, kandi ndababwiza ukuri yuko umunyabyaha niyanga kumva akagoma, Uwiteka atazamubabarira by'igihe cyose, ahubwo inkota y'Uwiteka izamurya. Iyo dusomye neza mu gitabo cya Yesaya igice cya 24 hatubwira neza yuko Uwiteka atazabura guhana abagomera amategeko ye, kuko isi yuzuyemo urugomo rukomeye, isi yuzuyemo ibyaha biteye ubwoba, isi yuzuyemo kubesha gukabije, isi yuzuyemo kurimanganya gukabije. Ibyo byose bizatera Uwiteka kuyihanwa. Maze Uwiteka aravuga ngo, isi ihumanyijwe n'abaturage bayo kuko banze amategeko y'Uwiteka. Ibi bishatse kuvuga yuko ibyago bigenda bigera ku isi, uko ubugome bugenda burushaho kwiyongera, uko inzangano zigenda zirushaho kugwira, uko urukundo rwa benshi rwakonje. Ibyo byose ubugome bugomba kuba bwinshi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo, ariko kuko ubugome buzagwira kandi kuko urukundo rwinshi ruzakonja, niyo mpamvu n'ubugome buzagwira. Kuko iyo umuntu adafitiye mugenzi w'urukundo, ntabwo kumugirira nabi byamutera ikibazo. Niyo mpamvu muri iki gihe gikomeye abantu benshi babaye abanyamwigendaho. Abantu benshi, buri muntu wese arakora ibijyanye n'inyungu ze, buri muntu wese arakora ibijyanye n'icyo umutimanama w'umwemeza, aho kugira ngo atekereze ibyagirira akamaro sosiyete yose. Niyo mpamvu muri iyi minsi umuntu aragambanira mugenzi we akumva nta ndisha afite ku mutima, umuntu arahemukira mugenzi we akumva ntacyo bimutwaye rwose. Umugabo arafata umwana mutoya akamusambanya ku ngufu akumva ntacyo bimutwaye. Umubyeyi aragambanira umwana we, umwana aragambanira umubyeyi, ndetse ibyo byose bigakurizwamo no kugeza ku rupfu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo Uwiteka azahora aruhanya n'abantu bose iteka. Ibi ngibi biragaragaza neza yuko igihe cyo guhora cy'uko Uwiteka kigeze. Kandi reka mbabwire, uko isi irushaho kugenda yungikanyamo ibibi, niko n'ijambo ry'Imana rigenda riyiciraho iteka. Maze igihe kigiye kuzagera Uwiteka afata umwanzuro, kandi afata umwanzuro ukomeye. Mbese wowe uzaba uri mu ruhe ruhande? Ngaho nawe itegereza ibintu biri kubera muri iyi si. Abantu barabaho nk'uko babishaka, abantu barambara nk'uko babishaka, abantu barakora ibizira umunsi ku munsi, abantu barakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, kandi abantu bakavuga ko ari uburenganzira bwabo. Ariko reka mbabwize ukuri, ijambo ry'Imana riravuga ngo, uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Kandi itegeko ni iki? Itegeko ribuza ikintu cyose gituma umuntu ashobora kugera mu byago, ndetse akagera no mu guhangayika. Niyo mpamvu usanga n'igihugu gifite amategeko. Iyo umuntu arenze kwa ayo mategeko, ahabwa ibihano n'igihugu, cyangwa se akagororwa mu bundi buryo. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana rivuga ngo, umuntu wese wiziba amatwi ngo atumva amategeko, no gusenga kwe ni ikizira. Abantu barambara uko bishakiye, abantu baranywa nk'uko bishakiye, abantu bakarya nk'uko bishakiye. Nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo, ibizira dukwiye kubitera umugongo, maze tugasingira ibyera, tugahamanya n'umutimanama wacu, kandi tukareba ko intekerezo zacu zigendera mu ijambo ry'Imana. Kandi imibiri yacu, kubera ari insengero z'umwuka
Mwuka Wera tugakora ibishimwa n'Uwiteka. Ariko ibiriho muri iki gihe biratwereka yuko abantu bamaze guta umurongo, biratwereka yuko abantu bamaze kwihakana Imana. Ariko ndasaba Imana kugira ngo umuntu wese wumva iki cyigisho afate ingamba kandi afate ibyemezo byo guhinduka, kugira ngo yitegure Yesu ugiye kugaruka muri ibi bihe biri imbere. Ubwo mubona intambara zikajije umurego kuri iyi si yacu, ubwo mubona ibihugu byakajije umurego mu gutera ibindi bihugu, ibi byose biratwereka neza yuko ikimenyetso cya nyuma cyo kugaruka kwa Kristo cyenda gusohora, maze Yesu akagaruka. Mbese uzaba uhagaze mu ruhe ruhande? Uhangayikishijwe n'ibyago n'ingorane biri kuri iyi si? Tumbira Yesu wenyine azagufasha, kandi Yesu wenyine watsinze niwe uzaguhumuriza, akaguha amahoro yo mu mutima, kandi akaguha guhagararira ushikamye, kandi akaguha gutsinda. Uwiteka nadufashe, kandi Uwiteka nabane natwe. Uwiteka nadukomeze, aduhe kwakira ubuntu bwe, aturinde ubwoba no gushidikanya, ahubwo aduhe kumwizera, maze imitima yacu tuyikure ku by'isi bitagira umumaro, ahubwo duharanire gushaka ubutunzi budashira, ari bwo Yesu Kristo, dukora ibijyanye neza n'ijambo rye nk'uko yabivuze muri mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 3. Ahanditswe ngo iki ni cyo kitumenyesha yuko tumuzi. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye, uwo ni umubeshi, n'ukuri ni kuri muri we. Reka Uwiteka dufashe, aduhe kugendera mu murongo yatanze, kandi aduhe kumwiringira no kumwizera, twitegura ubwami bwe. Nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Nuko Yesu akimara kubabwira ayo magambo yose, maze arababwira ati, nuko namwe nimubonye ibyo byose bibaye, muzamenye ko Umwana w'umuntu aje, kandi ageze ku rugi. Kandi ndababwiza ukuri yuko ubu bwoko butazashiraho kugeza ubwo Umwana w'umuntu azaba agarutse. Ibyo byose tubisoma muri Matayo igice cya 24 uhereye ku murongo wa 33. Ubwo Yesu yavugaga ibimenyetso byo kugaruka kwe, ubwo Yesu yavugaga ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka, yerekanye neza ko igihe kizagera isi ikabura amahoro n'umutekano, isi igahangayika bikomeye, ndetse isi ikagera mu gihe cy'akaga gakomeye kandi gateye ubwoba. Abantu benshi batekereza yuko Uwiteka azaba yatanze umuburo uheruka, ariko